Muraho neza, Mbahaye ikaze nanone kuri LoveBcreations. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo butatu bwiza bworoshye butaguhenze wakorera iwawe mu rugo ukoresheje ibikoresho ngiye kubereka mu kanya nabyo bitagoye. Muraho neza, Mbahaye ikaze nanone kuri LoveBcreations. Uyu munsi ngiye kubereka ibintu abantu benshi bansabye, cyane cyane twese dukenera ibikoresho byo mu gikoni turanabigira, ariko hari ikintu kigunda gukorana nko kubona ahantu ho kubibika cyangwa kubyaranje. Hari igihe ushobora kuba ufite igikoni ni urugero, ariko udafite utubati wenda ngo ubashe kuba washyira mu bimwe mu bikoresho twifashisha turi mu gikoni. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo butatu bwiza bworoshye butaguhenze wakorera iwawe mu rugo ukoresheje ibikoresho ngiye kubereka mu kanya nabyo bitagoye, hanyuma ukabasha gutereka ibikoresho byawe, waba ufite akabati waba utagafite, ariko ibikoresho byawe bikaba bimeze neza biri ahantu heza. Mbere yuko rero dutangira video, ndashaka cyane cyane gushimira abantu mwese message zanyu zingeraho kandi zinkora ku mutima. Hari abari i Kigali, hano i Kigali, hari abari hanze ya Kigali, mwese ndabashimiye cyane. Hari n'abari hanze y'u Rwanda, mwese message zanyu zingeraho. Abari mu Burundi muri benshi cyane, ndabashimiye. Muri Amerika muri benshi, muri Canada, muri Australia, muri Europe, harimo France, harimo Belgique. Mwese nabo ntavuze bafite ku mutima kandi ndabashimira by'umwihariko. Rero mbere yuko dutangira ngiye kubibereka, muze kumbwira muri commentaire uko mwabibonye, ndetse kandi ntimwibagirwe gukora like, ntimwibagirwe gukora subscribe ku bantu batarayikora. Shimira nanone cyane abantu mumaze kuyikora. Ubu rero reka mbereke ibikoresho tugiye kwifashisha hanyuma dutangire. Reka mbereke ibikoresho tugiye kwifashisha. Nkuko mubimenyereye turakoresha ikarito. Hano uruziga narangije kurukora, naberetse uburyo bakora uruziga. Turaza gukenera runo ruziga, turaza gukenera n'iyi karito nakase, nabyo narabiberetse. Hanyuma tugize gukenera n'aka ngaka, turaza gukenera ururabo ruri artificiel, ariko njyewe ndakeneraho gusa utungutu. Narwo ndaza gukenera n'aya masaro, aya y'umweru niyo ndi bukoresha uyu munsi. Ndaza gukenera na kano kabido akameze gutya, ntikeza ko nta muntu byagora kukabona. Hanyuma rero ku kabido hari akangaka ndi bukoreshe, narangije kugakata, murabibona. Gukata akabido ni gukoresha icyuma gishyushye, ni ibintu byoroshye. Aka rero nibwo nako ndagakenera. Turaza gukenera iki gikombe cyavuyemo porridge, abantu benshi barakizi, cyangwa se ikindi cyose waba ufite iwawe mu rugo, hari bivamo amata, za nido, iki turagikenera. Turaza gukenera rero tuno tuyiko. Utu ni tuno tuyiko tubari tukoze mu biti, abantu benshi bakunda kuturisha ama ice cream, ndetse n'utu duti twabyo. Utu natwo ndadukenera, muri kubibona. Ndaza gukenera n'iyi papier colle, muraza kubona icyo nyikoresha. N'uyu mugozi ndawukenera. Ndakenera n'aka kuma. Ndaza gukenera n'iyi makasi. Noneho ndaza gukenera n'uru rupapuro. Urunguru impamvu ndi burukeneye ari rwo nakoresheje kurusha izo nari nsanzwe nkoresha, nuko rwo ruresista ku mazi. Ukuvuga ngo ku makarito yanjye muraza kubibona ni rwo ndi bupfunyikishe. Barwomora gutya, muraza kubibona, ndaza kubibereka. Ndomora uru rufeho nkoreshe urw'imbere. Nk'ibisanzwe turakoresha hot glue hamwe na gun glue, murayimenyereye. Reka rero dutangire n'agace ka mbere. Donc ndakora dutatu, ngiye guhera ku ka mbere ndaberekera rimwe final results. Tugiye guhera rero kuri ka kabido nagakase, muri kukabona. Ikintu ndi bukore, ndakoresha iyi hot glue yacu, ndahera hano imbere. Donc ndashyiraho umurongo. Ushatse wakora uri zigzag cyangwa se ugakora uko ubishaka.
icy'ingenzi nuko ufatisha kano kantu kagafata none ugatereka ukareba ko bihagaze neza kugira ngo n'utundi tubonereho gufata forme ushaka ya nago bigoye. Noneho ikindi ibindi gukora ushobora gukora udafite utu tuntu wenda ahantu utuye bataducuruza kuko njyewe utunadukuye ariko muri T2000 tubamo hagize udushaka niho yajya. Ushobora gukoresha uduti, nigeze kubereka ukuntu umuntu akoresha uduti. Uriye gukoresha ibi utabashe kubibona ushobora kujya mu murima wawe cyangwa ahantu utuye hari igiti ugaca igiti uduti dutoya nyine dufite ubwo navuga dufite dimension imwe dufite épaisseur imwe hanyuma ufite na gun glue ukabyikorera ukoresheje uduti. Murabibona ukuntu biri kugenda bimera. Murabibona ntago bigoye nukomeka gusa ukamakinga sure ko uburyo uri kudushyiraho wenda biringaniye kugira ngo bitaza gusa nabi se cyangwa bikasumbana. Voilà. Hanyuma rero mu nguni ugerageza kwegezanya n'akabanza. Ofite ndi kubereka kugeza hano kugira ngo uramutse uri kwibaza ise mu nguni bigenda. Iyo washyizeho iyi hot glue akantu kose wafatisha birafata ntago bijya bivaho mu maze kubimenyera. Rero utungutu tugufasha kugira ngo uhuze neza hatagira umwanya usigaramo. None ntago nahera hano kuko nshobora kugera hano distance nashakaga yavuyeho. Niyo mpamvu ndi kwegeranya ntushije nyine ku ruhande rumwe ngenda nzenguruka ya urabibona. Nakwibagirwa kugenda utereka kugira ngo making sure ko ushyizeho akarekare kaza kuzabuza ko wabitereka ukabona biri kugenda bisumbana. Murabibona ahantu ngeze ni nkaho negereje ku mwisho w'utuntu nashakaga gukora. Noneho nari nakoze tubiri. Murabibona ikintu ngiye gukurikizaho murabibona ukuntu tumeze. Ni ukuvuga ngo utuntu twanjye tubiri turarangije. Aha hombi nahasize kugira ngo mpaberekere ikintu ndi bukore. Noneho za ndabo nazo naziciye muri kubibona. Hakurikiyeho gukoresha ka gakarito. Mbere yuko ntangira gukoresha aka gakarito rero ngiye kubanza nkashyireho ya papier cola nayiberetse mwayibonye kare. Ikintu ngiye gukora nta kindi ni ukuringaniza hano hejuru hamwe no hasi. Hanyuma hano murahabona naciyemo umurongo. Ikintu ngiye kuhakoresha ni ukuhapfumura kugira ngo nshyiremo akantu k'akayira. Donc akantu wafatiraho ushatse nko guterura urugero. Donc murabibona akantu kavuyemo. Aka kantu rero karazamo hano hagati kandi gukora. Donc nuko biraba bimeze. Impamvu ngaciyemo hagati nuko turi bufatishe ukaba waterura gutya muraza kubona papasi yako. Hanyuma rero iyo maze kugakata nako nyine nkambika papier kora nkuko ahandi nabigenje. Gashira muri puberi tugakomeza nkuko twakoza. Kandi izi papier kora rero bigufasha kugira kameme kabe gasa neza. Noneho tugiye gushiraho nkuko twabigenje ko handi turashyiraho tuno duti. Ariko mu kudushyiraho ndahera noneho ku ma extremité yombi. Impamvu ariyo ndi buhereho ni ukugira aha hagati. Donc kugira ngo economize si cyangwa utatumara si ngombwa kuko nubundi kajyamo hagati. Si ngombwa kutwuzuza twose. Donc ngiye gushyiraho tubiri hanyuma mpime ndebe neza ko nyine ibintu byanjye biri kugenda uko mbishaka. Ndagaruka gupima
ndagaruka gupima ndebe ko ibintu byanjye biri kumera neza nkuko mbishaka. Ahanga rero kubera yuko ari karekare kandi narangije kwerekana ko guca agakarito kanjye, ni ukuvuga ngo ndagabanye, ndashyira ikimenyetso cy'ahantu ngiye kugabanyiriza, ndagabanyiriza hano, ni ukuvuga ngo ndagaciramo hano, ndafata imakasi kubera tuba ari uduti ntabwo bigora kudukata, tuba tworoshye, urabibona. Ubwo ni ukuvuga ngo udukurikiyeho twose ngiye kudushyiraho bimeze gutya, muri kubibona j'espère. So ngiye kubanza rero nkate utwo ndi bukoresheje ngendeye kuri iki gipimo maze gukora mu kanya. Ndebe mpime ndebe ko ibintu ndi gukora biri kugenda neza. Sinzi niba muri kubibona. Pimireho n'akandi ahangaha, noneho kuko nako kabaye karekare ni ukuba ndagacira ahangaha. Noneho ngiye gufatisha, ugashyiraho guru isa itari nkeya kameme, yabifate neza. Ugatereka cyangwa ko wabifashije neza bitara naho ubona hasagutse. Murabizi kugira gutyo ukongeramo guru bigakunda. Noneho tukajya no ku rundi ruhande, ubu tugashyiraho guru nyinshi. Mu gihe biri gufata, noneho tukareba ahantu hashobora kuba hasagutse, donc hasagutse tugashaka ushobora kuhashyira akangaka juste kugira kahafunge, cyangwa se ukakora iyindi design wowe ushaka. Ibi ngewe ndi gukora nyine ni ngewe, wowe uzabipanga ukundi ushaka bitewe n'ikintu ukunda. Kora hano ngiye kuhashyira akangaka, nta kindi nkora ndagashyiraho glue, then ngashyiramo. Murabibona juste kugira gafunge neza utuntu twagiye dusigaye. N'aha ni kimwe ndapimiraho. Kuvuga ngo nta formule ihari, ushobora kubipanga uko ushaka, ushobora gukoresha twa duti nababwiye dusanzwe. Icy'ingenzi ni uko resulta iboneka ari imeze gutya, muri kubibona. Noneho icyo ngiye gukurikizaho rero, maze kubona ko nyine ibintu byanjye bipanze neza, nk'aha nashyize ikiko, hano nta kintu nahashyize, nshobora kongera nkagira gutya. Wowe ushobora kubigenza ukundi. Aka kanya rero ikintu ngiye gushyiraho, umugozi nayo nawuberetse, ngiye juste ni nko gukora aka petit decoration, ntago ari ibintu byinshi. Icyo ndabanza gukora, ndabanza ashyireho, ni ukuvuga ngo uhitamo aho ushaka ko hazajya hakubera imbere. Ese haba ngewe rero imbere ndabona aha hasa neza, niho ndashyira imbere. Noneho mbere yuko nkora finissage, urareba nanone ukabona hari imyanya yagiye isagukamo hagati. Sinzi niba muri kuyibona hano. Aha rero naho ngiye kwiyaranja, ndebe ukuntu mafatisha akantu kugira ngo kaze gafunge, he kugara akabido kanjye nakase ke kugaragara.
ubwo ndashiraho glue ku gati kabanza hamwe no kuri uru ruhande. Icyo nkora nta kindi ni ukukenseramo tout simplement nkegereza nyine kugira ngo hafunge completement bye kugaragara. Noneho n'ahandi niko mbigenza. Noneho nta nubwo wagira n'ikibazo wenda ukavuga ngo amazi ngo urabibona ko munsi indiba nyine abari kakabido kandi murabizi ko akabido nta kibazo kajya kagira. Ni ukuvuga ngo wowe icyo ukora ni ugutereka gutya ugashyiramo ibikoresho byawe. Ndaza kubereka ubu ngubu rero tugiye gushyiraho tu design quand même, gushyiraho utuntu turi butume birushaho kuba byiza. Naberetse utu tubabi ni utu artificiel, nago ari bya bibabi naciye. Ni ukuvuga ngo biba byiza kubera ko ugashyiraho nyine ufite sekirite ko katenda kuvaho mu gitondo nyine kagumaho ahantu kajya, cyangwa ngo uvuge ngo kari bwume cyangwa kari bucike. Ikindi nyine ugiye kugashaka biba byiza ushatse akantu nyine n'ubundi karukinga mo nature, donc kabane kagasa nk'akari naturel. Akanga kutabizi wagira ngo ni naturel kandi na artificiel. Hanyuma nyine ugashyira ku mpande zombi. Ubwo no kuvuga ngo ibi biranyereka ko ninjya ntereka imbere hanjye hazaba ahangaha. Noneho nindangiza rero kugira ngo nanone bikomeze kumera neza, ndafata akayiko ariko naciye n'akandi naciye. Ubu ni nkaho ndi kurangiza, ndi gushyiraho utudekorasiyo. Kamwe ndashaka kugashyiraho gutya n'akandi nyine gutya. Ni juste wowe wazabishyiraho uko ushaka, njyewe nuko nguko ndi kubona niyo mudu ndimo. Wowe uzabishyiraho uko ushaka. Noneho muziko habaho n'udufurusheti tw'utungutu, uramutse ariko ufite ni utwo dufurusheti twakoresha cyangwa se utwuma, nabyo ni sawa kandi biba byiza. Murabibona uko kari kugenda kamera. So ikikurikiyeho rero nari mbabwiye kano kantu, mu by'ukuri ushatse warekera hano, ariko njyewe ndashaka kurangiza nyine nshyizeho akandi kadekorasiyo gato cyane katagira ikintu kica. Ni juste gufata mene utu tuntu, tuno tugozi muratwibuka naratuberetse, gufata 3 cyangwa 4. Ntago ari ngombwa byinshi kugira ngo juste bigire look nziza, cyane ko n'utundi tuntu ndi bubakorere tugenda tudufite, donc bihita bimera neza iyo biteretse ahantu. N'uwaza wese abona ko ibintu byawe bivukana nyine akabiha agaciro. Voilà, icyo nkora ni glue nshyiraho, then nkahita nomekaho kano. nta ntuze nini nkoresha. Akayiko urabona hano ntago kafashe, ariko ugenda ushyiraho glue ukagafatisha neza, nuko hano hejuru nibeshye kwihashyira. So ubwo ikikurikiye ni iki, ndashyiraho juste kugira ngo complete look. Ndashyiraho ya masara abiri naberetse kare. Bada nabindi bintu bya hatari. Naha wenda reka amashyira kandi kamwe. Wowe ushobora gukoresha amasaro gusa, ushobora gukoresha ibipesu, ushobora gukoresha icyo ufite ikikwegereye. nta formule ya danje hari. Voilà, no hirya nyine ndakora kimwe, ndafata utuntu tutarenze 4 n'akandi nkakazirikanya. Mumbwire ukuntu muri kubibona muri commentaire. Mumbwire nimba ari byiza, nimba ari icyo nahindura, nimba hari ukundi nawe uzibabikora cyangwa utundi tuntu uzibakora, udusangize muri commentaire. Mujya munyohereza amafoto y'imitako mwakoze, ni byiza cyane. Nibi rero mubigerageze
twifashishe muri kwaranja mu gikoni cyanyu kugira ngo ibintu byose bijya biri ku murongo, atari ukuvuga ngo nuko utafite akabati ahubwo nawe wikorere ibintu byiza. Voilà, murabibona rero ko akabido gashobora kugufasha. Waraguze amata ukakajugunya se, waraguze amavuta, ubu mugiye kutubika rero mukuru utu duti n'imbuto dufite. Nabibabwiye ko ushobora guca uduti tundi dusanzwe akaba ari two wifashisha tukakubyarira akantu nk'aka. Akambere rero kararangiye, tugiye gukorera kuri kakadebe kakandi kavamo ikintu tukakajugunya. Nako uyu munsi ntako kajugunya, reka tugakoreshe nabyo. Procedure n'imwe ni kwa kundi tugiye kudupangira hano. Murabibona ko hari umwanya usagutse ariko nta kintu utwaye kubera yuko nakoze dutatu. Voilà, nakoze dutatu. Impamvu nta kintu utwaye nuko uyu mwanya uraza kuza inyuma. Nabibonye ufite ibi byo bigendana nabyo ari bitatu. Utu ni tubiri tundi narangije, reka naka nkakore nk'uko utundi nadukoze, hanyuma mbereke etape igiye gukurikiraho. Rero mbere ko ku buryo ki buno buntu bwo buba buri kumwe, ndabanza kireho umuzenguruko. Niyo mpamvu nagakase kwa kundi, nuko hano ho ndashyiraho umuzenguruko w'uyu mugozi. Mumaze kumenyera. Udafite uyu mugozi wakoresha wa wundi w'imyenda bamanikaho imyenda hanze, nawo narawuberetse murawuzi. Ndapima hanyuma nkate umugozi wanjye wo nkeneye niwo ndi bukate. Ushobora kuba utayifite iyo migozi yombi mvuze, ugakoresha ubudodo ugakora inyabutatu. Narayiberetse uko bayikora, hanyuma ugakora umuzenguruko. Noneho kugira bibe byiza, ahangaha hasigaye, kuko n'ubundi hari bube hihishe, nujya no kuzenguruka uramakinga sure ko aya mapfundo yawe azakaba ari hahurira nyine konsabize kujya kwihisha byose. Donc niho ndi buhere nshyiraho umugozi rero. Nanone ntabwo wegeza hepfo kugira ngo in case wenda hari umuntu amazi agiyemo n'urugero bigume kuri iki kintu bye kugera ku mugozi. Niyo mpamvu ntari bugeze hepfo cyane. Noneho tukagenda dushyiraho guru kwa kundi nabiberetse murabizi. Kuvuga ngo karaba gateretse gutya. Noneho ibi birangiye rero nk'uko utundi tumeze muri kubibona, hariho cya kibabi naho ngiye kukihashyira nyine. Noneho nababwiye yuko turi bukoresha uruziga rw'urupapuro. Ikintu ruri bukore rero, ndaza nerekeho twa tuntu twanjye ariko nyine imitako iri imbere. Murabibona gutya. Ukuvuga ngo tugomba kubaho kujya hano ari dutatu, kuri iyi plateau ari dutatu. Sinzi niba muri kubibona cyangwa nterure simbizi. Voilà, ariko biri kugaragara, muri kubibona nzengurutse ari dutatu. Ariko kandi kuko ari ibintu byo gutereka mu gikoni, kandi hari igihe amazi ashobora kuza ahantu wateretse, cyangwa se wenda nta tubati ufite, ariko wenda nko ku bantu bafite utubati biroroha n'ahantu ho gutereka. Akunikiza ko twese hari ahantu dushyira ibikoresho byacu, ubwo ndavuga amafurusheti, ibiyiko n'ibyuma. Utu tuntu rero nicyo nadukoreye, ndaza kubereka. Noneho aka karamera nk'agaplateau katwo. Ikintu ndi bukore kugira ngo kazagere resistance y'amazi, niyo mpamvu nakoresheje rwa rupapuro ngiye kubereka. Iyo urukoresheje ntabwo ugira inquiétude ko amazi azinjiramo donc azinjiramo in case wenda atari wowe uhari cyangwa ari uwundi muntu uhari.
icyo nkora rero ko nabibabwiye uromora biba bimeze gutya, kaba kameze gutya, uromora bibaza mubibona, reka mfatisheho gutya, uromora gake gakeya, hanyuma kugira ngo nanone bitabifatana ugenda utwara gake, womora gake gake. Donc kanifashisha utu tuntu twanjye naha, hanyuma nomore. None icyo nkora ni ikintu gushyiraho yantoze. Hari ofete, hari procedure ebyiri wabikoramo. Iya mbere ushobora komora nk'uku nomoye, iya kabiri ushobora kugaterura par exemple nk'uku nguku, d'ailleurs ni nabyo byoroshye, hanyuma ukakomekera hejuru gutya. Sinzi niba muri kubibona. Ugapima neza uruziga rwawe, ugahita womeka, ugahita usubiza hasi gutya. Noneho ukamakinga ushobora ko byose biriho neza. Icyo ugendereye ni ukugira ngo amazi atinjira. Noneho voilà, nakarangije rero guterekaho. Dore nagiye nshyiraho nyine ofete, nagiye nshyiraho akantu kugira ngo bibe bimacinga nyine. Naha ngaha naha nashyizeho. Naha rero kuri akandangije juste utuntu nakase tubiri, juste utuntu nyine ukatatu kugira ngo ushyireho biruking ko bivukana, ariko utabikunze ntago wabishyiraho, ariko njyewe ndabishyiraho juste kugira ngo twerekane ko bivukana gusa. Noneho rero uterekaho gutya, mbese ni nk'ameza yatwo. Voilà, rero ubu ni ubundi buryo bwa kabiri. Hanyuma rero tugeze ku kanyuma, ariko kakandi aka gakarito naciye. Gakarito naciye rero nakaberekanye kare n'udukarito twako dutoya. Ikintu rero nshaka kugakoresha, murabona ko akundi umuntu uba uri mu rugo wenda nta ufite aho ubika ibikoresho byawe, ariko ufite ikibazo cy'uko hari igihe wenda ugize nk'abashyitsi ushaka gutegura ibintu by'icyayi, ukabura ikintu bitwaramo, wenda nta ya plato ntayo ufite, ntayo ugira se, cyangwa se naho kubibika ntaho ufite. Aka gakarito rero ngiye kubereka ikintu kiri buvemo kikazabafasha, namwe mukazajya mubikoresha. Ni ukuvuga ngo utu dukarito turamfasha gukora ibyumba muri aka ngiye gukora. Icyumba ushobora guciramo gutya, ushobora kubigenza gutya, ushobora kwimura twose ukatugira gutya. Icy'ingenzi ni uko hazamo amarumu, buri kintu cyose ukagitereka mu mwanya wacyo. Njyewe rero aka kanya ndabigira gutya. Ikintu cya mbere ngiye guheraho ko ntago bigoye, mbere yuko nkoresha hot glue, reka mbe nanayisize ku ruhande gato. Ngiye gukoresha, mumaze nayiberetse kuri video ya mbere, ngiye gukoresha ya resistance y'amazi. Donc akangaka kadufasha ko uramutse uteretse bigucitse, ariko byaba byiza utagiye ubitereka mu mazi, amazi yagiyeho nta kibazo, ntago bipfa ngo ube wagira inquiétude ko ikarito iri buhite itoha nyine. Rero ikintu ndi buhereho mbere yuko nambika ikarito yanjye, mwabibonye naciye, narangije guca ahantu. Aha rero ngiye kuhatobora nk'uko nabigenje kuri kariya, kugira ngo ujye ubasha guteruza, njye binyorohera nimba ndi guterura. Ikintu rero ngiye gukora ni kimwe, ndakoresha ka kuma kanjye nabiberetse kare, ariko reka nongere gatoya. Ugenda utsindagira ukata buhoro.
njyewe ndi gushyiraho twa accessoires tw'udusaro, wowe wazashyiraho ikindi kintu ushaka, ako nyine no kugira bitaguma kugaragara ko nta kintu kiriho. Kandi murabizi ko aya masa yo tuyakoresheje n'ubundi agumaho, iyo wakoresheje glue ntago bivaho. Rero nta mpamvu yo kudashyiraho accessoire igihe uzifite. Washyiraho n'ikindi, njyewe nuko aka kanya ari amasaro ufite, kandi kuri turiya tuntu twose nakoze twose tukaba tujya ahantu hamwe ariho mu gikoni. Rero ngomba kumekinga sure ko byibura hari ressemblance ihari ku bintu byose ndi gukoresha. Murabizi niko nkunda kugenda mbereka nuko mbigenza. Udafite udusaro narabibabwiye, ushobora gukoresha udushyimbo, ushobora gukoresha amashaza, icyo ufite hafi. Udafite amasaro wakoresha ibyo ngibyo rero mbabwiye. Voilà, murabibona ko quand même c'est joli, c'est bon, ni byiza. Rero si ngombwa ngo nshyire inyuma, ndashyira tout simplement ahantu y'imbere. Ubwo rero reka tugende mbereke ukuntu nzajya mbitegura, namwe muzabikore munyohereza amafoto. Yego, twagiye. Aha, mbahaye ikaze rero no mu gikoni cyanjye, ni hano. Ubu rero ngiye kubereka ukuntu aka kantu niko ndi buhereho, mbereka ukuntu ngiye kujya mpanga ibintu byanjye. Murabibona byari bifite ukuntu biri mbitereka uko mbonye, ariko uyu munsi ngiye gukoresha aka kantu, nawe mbikwereke mu rugo iwawe ushobora kubigerageza. Noneho mbere yuko ntangira ndabanza nyine ngahanagura. Guhanagura biterwa n'ibintu ufite, njyewe nyine ndashyiramo ibi kuko byari biteretse uko byiboneye, niyo mpamvu mbaje kubihanagura. Ubwo nawe uzajya ugenda ubipanga bitewe n'ukuntu wumva bikoroheye. Voilà, shyiraho isukari nkayishakira akanya kajyamo. Murabibona rero nuko nababwiraga, aka gakoresho urabona ko ugafite kubitereka ntabwo bigoye, ni ukubitereka uku nguku kugira ngo n'ibindi bibone aho bijya. Ubaye udafite wenda ahantu ho kubitereka, ariko ibyo aribyo byose hari aho usanzwe utereka ibintu nka biriya, cyane cyane akenshi dukunze gukoresha mu gitondo muri breakfast. Harimo cyane cyane ibintu bya mu gitondo bitewe n'ibyo musiga ku migati, ibyo mushyira mu cyayi, yewe n'ibyo ukoresha mu gikoni nk'ibintu by'ibirungo. Udafite ahantu bibika, kariya kantu kagufasha ukakabihatereka. Voilà, ngiye ni kuri nzajya mbigenza. Reka noneho mbereke kandi twakoze. Aka rero, aka nakakwiye kudufasha kubika amarushe, ibintu by'amarushe byose dukoresha. Ubusanzwe nabishyiraga ku iplato gutya, ariko uyu munsi nahinduye. Murabona noneho mfite n'akandi, mfite tubiri. Aka nako naberetse, aka nako nakoze ikindi gihe, muri kubibona. Ubu rero utu twombi tuzajya tumfasha kubika amarushe, kuvuga ngo amaremare ndashyira kuri iyi side, noneho nahangaha nshyireho aya. Hanyuma rero iplato yanjye ubwo nzajya nyikoresha ikindi, iraruhutse. Muri kubibona ni uku nguku rero. Ndi kuberekera kuri aya, ushobora kuba ufite amarushe menshi byose, niyo mpamvu ngewe mfite tubiri, hari iyo ntashyizemo, ariko murabibona ko kubikamo amarushe gutya biri pratique. Twa tundi dutatu rero hamwe ni plato yatwo nayiberetse kare, naberetse uko nzajya ntutereka gutya, tuzajya tuguma gutya. Ni ukuvuga ngo amafurusheti n'ibiyiko byanjye ubusanzwe nabibikaga gutya, byabaga biri muri aka kantu. Ariko uyu munsi rero utu tuntu dutatu turamfasha kubitandukanya. Aha, kamwe kazajya kajyamo ibyuma, akandi kajyamo amafurusheti. Murabibona
murabibonye rero, nizere ko iyi video iri bubashimishe kandi cyane mu bantu mwese mwabisabye mumbaza ese ni gute watwereka utuntu umuntu ashobora gutegura mu gikoni cye meme si yaba nta tubata afite. Utu tuntu rero nizere ko turi bubafashe, turi bubashimishe, nimwongere kujugunya ibyo bikoresho. Nababwiye kare kuri utu tuntu ushobora kudakoresha utu twavuyemo amaporix cyangwa amasererake cyangwa amata, ukaba wakoresha hano macupa avamo amazi ukarikata, ibi nabyo birakunda. Ushobora none ukoresheje icupa ntago wakoreshaho iriya hot glue, ushobora gukoresha nka riba kugira ngo upfuke, cyangwa se ukaba wafata irangi. Donc muziko hari amarangi ajya ku ma plastic, ukaba ari ryo usiga ugashyiraho utu design ushaka. Ya nabyo nzabibakorera, urebe uburyo rwose ibikoresho bikuri imbere byoroshye kuba wakora ikintu kandi kikakugirira akamaro. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Mukomeze kumpa ibitekerezo, munyandikire muri commentaire nk'ikindi kintu mushaka ko nabakorera. Ntimwibagirwe gukanda like, ntimwibagirwe gusharinga ku nshuti zanyu, ntimwibagirwe kandi no gukora subscribe. Umuntu utarayikora ntufe kuri iyi video utayikoze, ndagushimiye cyane kuyikoze. Hanyuma rero n'abayikoze ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha muri video yindi kurikira. Bye.